Ndabaramukije mu mwese mukurikiye ibiganiro bya Royal TV. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Imfuruka Gendi Bonaventure Cyubahiro. Ibyo tujye kuganiraho uyu munsi rero, tujye kuganira ku buhinzi bwo mu Rwanda. Ese bahagaze bute? Ibibazo birimo bingana iki? Ubuhinzi bwo mu Rwanda bukorwa n'abantu bajya kuri 90%, ariko ubu harimo ibibazo binyuranye. Ni ukuvuga ko secteur y'ubuhinzi mu Rwanda nta tegeko rigenga. Ukibaza umubare w'abantu bangana gutyo kuba bakora umurimo w'ubuhinzi ariko badafite itegeko ribagenga. Ibyo nibyo tugiye kuganira. Ndi kumwe na Munyakazi Jean Paul, ni umuyobozi w'urugaga Imbaraga, akaba ari muhagarariye abahinzi mu Rwanda bose. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Dutangira ikiganiro, waduha ishusho y'uburyo ubuhinzi buhagaze mu Rwanda. Murakoze. Ubuhinzi bwo mu Rwanda reka tubanze tubugabanye mu ntara uko usanga ibihingwa byitabiriye mu rwego rwa buri ntara. Uhereye ku ntara y'Amajyaruguru usanga ko igihingwa kibanzweho ni ibirayi, ni ingano ndetse n'ibigori. Wajya mu ntara y'Iburasirazuba ugasanga igihingwa byibanzweho cyane ni urutoki, ibigori ndetse n'ibishyimbo. Hanyuma wajya mu ntara y'Amajyepfo usanga igihingwa nyamukuru ni imyumbati, cyane cyane mu turere twa Nyanza, Ruhango n'igice cya Kamonyi gitoya, ndetse ugasanga naho hibanda urutoki ndetse n'umuceri. Iyo ugiye rero mu ntara y'Iburengerazuba usanga ibihingwa bihibanze cyane ni umuceri n'icyayi, ndetse n'urutoki, cyane cyane mu nce zahahoze ari Cyangugu, Rusizi na Nyamasheke. Hanyuma wajya kurera ukareba muri rusange ubwo buhinzi bw'ibihingwa bitandukanye bwifashe gute. Navuga yuko mu Rwanda iyo urebye hari intambwe imaze guterwa mu by'ukuri, cyane cyane ku myumvire no kumva yuko ubuhinzi atari ukubura icyo umuntu akora. Kumva yuko ubuhinzi bushobora kubukora bukagufasha mu buzima busanzwe, bukarihira abana amashuri, bugateza imbere igihugu nawe ku buryo bw'umwihariko. Ariko nk'uko bivuze, iyo uvuze ubuhinzi burya kenshi bijyana n'ubworozi. Ubu ntiwavuga ubuhinzi usize ubworozi. Usanga igice cy'ubworozi nacyo hari intambwe imaze guterwa, ariko wajya kureba ugasanga cyane cyane ku bworozi bw'inka usanga bufite inzitizi, kubera ko Abanyarwanda bari bamenyereye kwahura inka ku gasozi. Uyu munsi inka zigaba zishaka kugaburirwa mu biraro, kurya bisa nkaho nazo zahahiwe. Ugasanga rero n'ubworozi busaba ishoramari risa nkaho ryisumbuye. Wajya rero ku matungo magufiya, ibihugu nk'iki gihugu cyacu gitoya gifite abaturage benshi, usanga ubworozi bwibanzweho cyane n'ubworozi bw'inkoko, tutirengagije ubworozi bw'ingurube, aho usanga abahinzi babukora berekana yuko ari ubuhinzi bwunguka kandi busaba igishoro kitari kinini cyane. Wajya ku bworozi bw'inkoko ugasanga bwororerwa ku butaka butoya kandi bugatanga umusaruro kandi bugasaba akazi gakeya. Muri rusange rero ibyo byose nubwo hari inzitizi nk'uko wari umaze kubivuga, ikigaragara iya mbere nuko byose bikorwa nta tegeko rigenga uwo mwuga abantu bakora. Ntabwo byumvikana uburyo igikorwa nk'icyo ngicyo gikorwa n'Abanyarwanda barenga 80 kigatunga Abanyarwanda 100% kitakagombye kuba gifite itegeko rikigenga. Icya kabiri ni uko uburyo bw'ishoramari mu buhinzi buracyari bukeya. Usanga abahinzi bakibukora mu buryo bwa gakondo. Biriya rero kubikora mu buryo bwa gakondo bifite inzitizi nini, nubwo bifite n'icyo bimaze ku rundi ruhande. Inzitizi nini ni uvuga ngo iyo ukora utazi icyo washoye, ntushobora no kumenya igiciro ugurishirizaho. Usanga kenshi abantu benterevana mu buhinzi bashyiraho ibiciro by'umusaruro, ntabwo ari abakora ubuhinzi. Icyo tukibyizanye ukuri, usanga abantu bashyiraho ibiciro by'umusaruro, ntabwo ari abakora ibikorwa by'ubuhinzi. Ibyo rero bigira ingaruka yihe? Bigira ingaruka yuko kwa kuva mu bukene mu buryo bwihuse ntabwo bigenda kuri ritime abahinzi bifuza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, bituma nta bantu benshi bava mu buhinzi ngo bashinge izindi entreprise. Ushobora gusanga umuntu akoze ubuhinzi imyaka 50 n'ingahe, ariko ajya kureba ugasanga aho yarari mu myaka 30, 40 n'uyu munsi niho ari. Ntibivuze ko hatarimo abateye imbere, oya, harimo bakeya bateye imbere, ariko harimo n'abandi bakibikora mu buryo bwa gakondo. Kuko kubikora mu buryo bwa gakondo nuko yabikoze nta n'itegeko rimuhana, ntacyo bayishe, nta fumbirira igihe, nta tera imiti ku gihe. Ibyo ugasanga indwara zo mu murima wawe zishobora kwangiriza undi muturanye, kandi ntagire aho ashobora kukurega, ntugire itegeko ribikubaza. Ibyo ntekereza yuko
ni imbogamizi mu buhinzi kugira ngo bwa buhinzi bube professionnel. Reka tugaruke noneho kuri izo mbogamizi uvuze. Icya mbere uvuze ni itegeko, kuki nta tegeko rihari kandi ari umwuga ukorwa n'abantu benshi? Kenshi ntekereza yuko abantu tuganira n'inzego zimwe zitandukanye batubwiraga yuko haramutse habaye itegeko ryasaba yuko abakora umwuga w'ubuhinzi baba barize ubuhinzi, ngo kuko icyo gihe itegeko ryaba rivuga umwuga w'ubuhinzi kandi ushobora kuvuga ko uri umunyamwuga utarize bwa buhinzi. Aho twe twasabaga yuko nibura ryakwitwa itegeko rigenga abakora umwuga w'ubuhinzi, abakora ibikorwa by'ubuhinzi, kuko gukora ibikorwa by'ubuhinzi no gukora umwuga w'ubuhinzi burya ni ibintu bibiri bitandukanye. Ni ibintu bibiri bitandukanye. None se ryafasha iki rigiyeho iryo tegeko? Icya mbere riramutse rigiyeho rero, icya mbere rishobora gufasha, harimo icyo nari maze kuvuga mu kanya cyo kurwanya umuntu udashobora kwita ku murima we, kuko burya iyo utitaye ku murima wawe woneshereza abandi. Ni kimwe n'indwara y'ikiza. Indwara y'ikiza iyo yaje nuvuga ngo umuntu ufite ijyambere mu kuyirwanya ni we nyiri umurima. Icyo ngicyo ni kimwe. Icya kabiri, ryaguha uburenganzira bwo kubara igishoro, kubambe bwo kugurisha ukurikije ibyo washoye mu murima. Icyo gihe byabasa nka wa muhinzi uri kubikora mu by'ukuri ku buryo byisanzuye. Icya gatatu, byanafasha gukurikirana igenamigambi rigenerwa ubuhinzi. Buriya tuvugishije ukuri, ingengo y'imari igenerwa ubuhinzi ntabwo ikurikiranwa n'abahinzi. Oya, kubera yuko itegurwa na Minagri ikayishyira mu bikorwa, ariko yashyira mu bikorwa itayishyira mu bikorwa ntabwo umuturage wazanga kubaze ngo ya ngengo y'imari yari ingenewe yakoze ibiki. Icyo ngicyo ni ikintu kiri numva kiba gikenewe cyane cyane mu buryo bw'ubuhinzi. Icya kabiri rero, yatandukanya inshingano z'umuhinzi n'inshingano za leta. None se aho ugaruyemo ikindi n'ubundi kijya kumera nk'ikibazo cya kabiri wavuze cyo kuba bashyiraho ibiciro by'umusaruro atari abakora ubuhinzi. Ntabwo bisobanutse. Impamvu kenshi ubuhinzi, ubucuruzi bw'umusaruro bukorwa n'abacuruzi bacuruza umusaruro. Babandi bacuruza umusaruro ntabwo ari bakora ubuhinzi. Dufate nk'urugero, ubona nk'iyo hagiye guhinduka igiciro cy'ibikomoka kuri essence, bakigiye guhinduka, abemporota ama essence bicarana na leta bakumvikana ngo igiciro cyahinduka kubera iki? Kubera ko akagunguru ku isoko mpuzamahanga kazamutse. Birumvikana. Icyo gihe rero n'abahinzi baba bakwiye kwicarana, wenda haba hakwiye kuba nk'urugaga rurengera abaguzi. Hakaba urugaga rurengera abaguzi, hakaba leta, hakaba n'umuhinzi. Abantu bakicarana bavuga ngo kuri iyi season dushingiye ko ikirere cyagenze gutya na gutya, dushingiye ku byatakajwe mu buryo runaka, birakenewe yuko dushyiraho igiciro ku buryo ku giciro cy'umuceri runaka, kubera ibi bibiri bitatu bine. Noneho hagasohoka nk'itangazo rivuga ngo muri iyi season igiciro fatizo ku bishyimbo ni amafaranga ya nayo, kuri iyi season igiciro fatizo ku bigori ni amafaranga ya nayo. None ahubwo abantu bakazamuka bacingiye ku cya giciro kijyanye n'icyo umuhinzi yashoye, kuko ntabwo byumvikana uburyo ushobora gushora ikimasa none ujye gusara usarura intama. Ntabwo byumvikana, kuko ubuhinzi ni business. Ni kimwe nk'uko utajya kurangura ijyora ry'imyenda ngo nujya kurigurisha urigurishe munsi y'icyo waranguyeho. Ibyo twumva iryo tegeko riramutse rihari ryaha iyo espace yo kuganira ku biciro by'umusaruro. Kuyoboye urugaga rw'abahinzi mu Rwanda niho bavugira, niho ujya imbere y'abandi bose, niho uhura nabo. Kuki ibyo bintu uvuze mutari kubishyira mu bikorwa? Ibyo ntiza ko twaratangiye turategura nk'icyo wakwita imbanzirizamushinga w'ibyo twifuza byakagenze itegeko rigenga umwuga w'ubuhinzi mu Rwanda. Nk'uko ubizi, twebwe ibyo dutanga ni ibyifuzo, ariko haba hari inzego za leta zishinzwe kureba nimba bifite ireme. Ku rwego rwacu rero navuga ko twaganiriye n'inzego zitandukanye, twaganiriye na komisiyo mu nteko ishinga amategeko, komisiyo y'ubuhinzi, twaganiriye na Minagri, twaganiriye n'abahinzi ubwabo, kubera yuko ikintu kireba ubuhinzi burya kiba kireba igihugu muri rusange. Bisaba yuko wakaganira n'inzego nyinshi zitandukanye, cyane cyane ku neza y'Abanyarwanda. Nibyo turi mu kuvuga, nibyo byatuma bwa buhinzi bwacu bwihuta mu buryo burambye. Icya kabiri, biramutse iryo tegeko ririho, buriya
n'abahinzi nabo bagira icyo benefisa ku gihugu, igihugu cyagira icyo kibenefisa ku buhinzi, kuko abahinzi bari professioneri mu by'ukuri basora, birumvikana nk'uko n'abandi banyarwanda bose basora. Ntabwo rero dukwiye gutwanga kuvuga ngo twakwe imisoro kubera ko tureke itegeko ryo kujyaho kugira ngo tutakwe imisoro, ahubwo itegeko nirigeho tubone ibyo tugombwa natwe dusore nk'abandi banyarwanda, nta kintu byabitwara. Hano mu Rwanda gukora ubuhinzi urabizi, banatangiye ubivuga, ni ibintu bimeze nk'aho umuntu ubukoze nyine aba yabuze icyo akora, ari umukene yarugeze gute. Ariko ugiye kureba mu bindi bihugu byateye imbere usanga abantu bakora ubuhinzi ahubwo bashagera no kuri 5% cyangwa 10%, ugasanga ni umuntu umwe ariko araseriva cyangwa ahaza igihugu cyose. Inzitizi zirimo zo kuba iryo tegeko ritajyaho si ukubera ko muri abantu benshi cyane bakora ubwo buhinzi hano mu Rwanda. Buriya ahubwo cyakabivanyeho n'itegeko. Burya itegeko ryagira icyo rikemura. Kubera iki? Koko nk'uko bivuga, iyo ugiye mu bihugu byateye imbere za Burayi ndetse unarebye mu bihugu bya Afurika za Kenya n'ahandi, usanga ubuhinzi bugenda bugabanuka, kuko buriya tuba mu nama z'ubutegetsi z'ihuriro ry'imiryango y'abahinzi mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, aho imbaraga tunafite mu mwanya wa sekretariya. Tujye twirinda kwikira igitango duseke, twebwe twateye intambwe nini ariko ntago turagera aho tugomba, kuba rero ubwishi bw'abahinzi buri icyo bihita bikwereka niki nuko nta yindi mirimo iri mu gihugu. None umuntu wese agasa nkaho agize occupation mu buhinzi, ariko burya ntabwo bari mu gukora ubuhinzi buganisha ku isoko, ni ubuhinzi bw'amaramuko, kandi wajya kureba ugasanga nawe ntibumuhagije, ubwe wa undi ubukora ntabwo bumuhagije. Biraro hari icyo bisaba gikomeye, ni ugutinyuka, leta igashora amafaranga mu buhinzi, n'ubundi leta iyashoramo. Buriya ntugire ngo leta amafaranga ishora mu buhinzi ntabwo ari make kere kutabona, ariko urebye amafaranga leta ishora mu buhinzi n'inyungu leta ivanamo mu kwihaza kw'abene igihugu, ntabwo bino bintu bihura. Kubera iki? Kubera ko naza mugakora bloke nk'iyi ngiyi, urasanga famiye yose muze mwirirwa mwicayemo, kwa kwicaramo kwanyu murakora ako karima mwese ntikavanemo n'ibibahagije. Iyo haza ko hari indi mirimo nk'urubyiruko nkamwe mukiri batoya, mukwiye kuvamo nibura buri famiye ikagira umwana umwe uzaba umuhinzi, abandi bakagira ibindi, ariko ubushobozi bw'igihugu cyacu nyine ntabwo bubyemera. None sugira ngo nitwege dutuye mu butayu, abatuye mu butayu bo ntibahinga kandi bakaba bagahaza igihugu cyabo, ariko twege dufite amazi, dufite iki, ariko ntabwo twihaza. Nigeze kubwira abantu ejo n'ingana n'abayobozi b'inzego z'ibanze, ndabwira nti kugira ngo mumenye ko ibiryo ari bikeya, muzakore nka exercice imwe, muvuge muti buri mudugudu wo muri aka karere turawusaba ko witunga mu cyumweru kimwe utavanye ibyo kurya ahandi. Ntabwo ibyo biryo byaboneka, ntabwo ibyo. Kubera iki? Kubera ko umusaruro uri muri ako gace ni mucyo ugereranyije n'abagomba kuwukonsoma. Icya kabiri ni uko usanga bwa butaka bwacu nabwo ntabwo tubukoresha neza. Burya hari ibyo bakubwira ngo uratunga intoki abandi urutoki rumwe, ariko enye nawe ukwiye kuzitunga. N'abahinzi ubwacu ntabwo turagira bwa bushobozi bwo gukoresha bwa butaka butoya dufite ngo tubukoreshe neza, dusigaye turwana n'ibiciro, ariko twamaze no kwihaza ku musaruro. Ese Perezida, reba iki gishanga ukuntu kingana, urebe n'ikiri hakurya iriya, iki cyose gihinzemo umuceri wenda ntabwo gishobora kuba cyahaza nk'aka karere ka Muhanga. Ntabwo bishoboka cyane ko gifumbirwa nabi. Oya, urebe koko tuganira n'abari gutunganya kino gishanga, batubwiye yuko tugeze ko kuri hegitari hari kuvaho hagati ya toni 5 na 7. Ntabwo ari umusaruro muke mu by'ukuri ugiye kuri statistique, ariko ntureba aba bantu bakikije aha ngaha, urebe hano tubare ko harimo abahinzi 1500. Kano karere ka Muhanga gatuwe n'abahinzi n'abaturage 20,000. Hano nuvanamo nubara hegitari zirimo ni hegitari 25 ukubi, nta nubwo uri bugeze kuri toni 1000. Birumvikana. Kandi umuceri burya uhingwa 2 mu mwaka, buryo uri mu bihingwa bihingwa inshuro 2 mu mwaka. Ntabwo rero bivuze yuko ikibazo kinini gihari, ntabwo ari harimo iyo kuba tudakoresha koko ngo tumaximize ibyo twakagombye kuvana mu butaka. Icyo ni kimwe. Icya kabiri,
ni inzego nanone tekinike, inzego za leta cyane cyane abagoronome. Buriya abagoronome akabaye imbarutso y'iterambere ry'ubuhinzi, ariko abagoronome kenshi usanga bari mu yindi mirimo. Twakuze kubivuga kenshi, ushobora gusanga agoronome ku rwego rw'umurenge wareba inshingano abazwa, wajya kureba ku rwego rw'akagari umukozi uhari, hari executive n'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Muri abo ngabo executive adari wanda asigara muri interim. Wajya kureba ugasanga urwego rwa tekinike mu rwego rw'ubuhinzi ruracyari buke. Ikindi kinakomeye, abantu benshi biga ubuhinzi biga bumva bazaba abakozi bo mu buhinzi, ntabwo umva ko bazakora ubuhinzi. Abashaka akazi we akora yumva ashaka akazi, ntabwo ashaka kwiga yumva yuko agomba gukora ubuhinzi. Ubundi biri ahandi, iyo wize naho usanga biri ahubwo by'Iburayi byateye imbere n'ahandi, ukora icyo wize, ntabwo ujya gushaka akazi ku cyo wize, ahubwo uragikora, urakihangira imirimo. Urebye iyo ugiye mu ntuzo ukareba abana basohoka b'abagoronome, ukareba nibura nta kagari na kamwe kadafite abana barenga 15 b'abagoronome n'abaveterineri. Wajya kure ugasanga wa mwana nta na kimwe akora muri ibyo ngibyo. Ese usanga igihugu kitarapfushije, ari no mushomera, hari umushomeri girirwa muhanda. Hari nabo nabonye ari abagoronome baharura mu muhanda. Nese ubwo ngubwo urumva nta kibazo gihari mu mitekerereze yacu. Ikibazo gikomeye birasa ko duhindura imitekerereze. Nimba dushaka ko iterambere ry'ubuhinzi ryihuta, ni duhindura imitekerereze, twumve yuko guhinga ari akazi. Reka tugaruke ku kintu kigendanye no guhuza ubutaka. Ibintu murabona byaratanze umusaruro cyaharimo ibibazo. Iyo ugiye muri programme ya Land Use Consolidation, ku ruhande rumwe nakunze no kwivugana kera, ku ruhande rumwe hari icyo byakemuye. Buriya Land Use Consolidation ni programme ikwiye gukorwa n'abantu bafite ubutaka bunini. We wifata ngo uhere ku murongo uvuge ngo kuva hanga kugeza hakurya muzatera igihingwa kimwe, kuko ni uko hinga igihingwa kimwe niko ikibazo cya malnutrition, ikibazo cy'imirire kiravuka. Ibi ni bikorwa mu rwego rwo gukora ishoramari mu buhinzi rigamije amafaranga. Ariko nk'igihugu cyacu gifite abaturage bagera kuri 90 bakibeshejweho n'ubuhinzi, harimo n'ufite ubutaka wakwita jaride. Ese nukora jaride ukayikoramo land use, urabona uzavanamo umusaruro ushaka gutuma uhaha n'ibindi wakagombye kuba ufite. Ku ruhande rumwe ku bijyanye n'ishoramari mu guhuza ubutaka, icyambere iyo ugamije isoko bisaba ko uproduce umusaruro mwinshi. Ni nacyo land use yaziye, ni ukugira ngo mukorere hamwe musaruro umusaruro mwinshi, ariko ugamije kujya ku isoko, mubona ibyo mushobora ku isoko. Ntabwo byaje gusubiza ikibazo kijyanye n'imibereho y'Abanyarwanda. Ikibazo cy'imibereho y'Abanyarwanda haracyarimo ibibazo. Ibyo rero kuri gihe nkavuga iki? Nkavuga nti land use ni ikorwe ku butaka bunini, abantu babuhuze bagamije gukora ishoramari rigamije kwinjiza amafaranga haba mu gihugu no ku mifuka y'abahinzi. Ariko ntihakorwe n'imirima y'amajaride. Umuntu ashobore kugira, hari bibiri twita akarima k'igikoni, reka tukita akarima ko hafi y'urugo. Ese kakagombye kuba gafite mesure zingana gute? Ngiye mbona umuntu ufite ari 30 z'ubutaka, mu by'ukuri ntagakombye gukora land use consolidation. Ari nkanjye ufata icyo cyemezo, ntagakombye gukora land use consolidation, kuko hariya ushobora guhingamo karoti. Izo karoti ushobora kuzijyana ku isoko ukavanamo amafaranga arutaye bya bigori. None se reka dufate urugero hano, ari nka 30 no kuva he kugera he muri iki gishanga? Ari 30 n'utu tubloke tuni, n'utu bloke tuni, nka turiya tubiri tudahinze na kare kadahinze na tuni. None se baramutse badahinze kandi arimo hano hagati, hano ntabwo ari ubuhinzi bwo hafi y'urugo. Aha ni ikibaya. Iki ni ikibaya. Ibibaya byose bikwiye gukorwa muri ubu buryo, ariko ya mirima yegereye hafi y'urugo aho abaturage batuye, kuko ibi hano ubwo numwe ntiyakiramo ibitunguru washyiremo amashunda ashyiremo ibiki, nta nubwo wabona bwa buhinzi koko professionnel tuvuga, kuko bashatse no guhinga ibitunguru ntibabihingire rimwe babijyane ku isoko. Ariko handi hegereye urugo, hariya dutuye, aha hariya
abantu bakwiye kureba bakareba mu buryo busa nkaho bwagutse. Mu giturage se hejuru ku misozi bigeze bategeka gukwishyira landi naho ni itegeko cyane cyane, ariko ubu ngubu ubona yuko na leta itangiye kugenda ibona yuko koko harimo ibibazo ubona mu by'ukuri ubigereranyije na mbere ubona hari ikintu kigenda gihinduka, abantu bagakoresha nk'ubu ngubu abantu wenda batuye mu midugudu, abantu batuye mu midugudu bakagira ubutaka buhingwa, icyo gihe ubwo butaka buhingwa bavuga ati kano gace karahinga ibi ngibi, kano gahinga ibi ngibi, mushobora no guhahirana ukavuga uti kino gice nimba cyahinze ibishyimbo kirahahirana n'icyahinze ibigori, kino nimba cyahinze ibitunguru kirahahirana n'icyahinze karoti. Nimba tuvuga ibiryo ko agomba kubonekamo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara, abaturage bagomba kuba bashobora guhinga iyo myaka yose. Perezida, hari abaturage twaganiriye bagaragaza ikibazo cy'uko mu bishanga byinshi ahenshi habaga hari imboga, rimwe na rimwe bakuramo imyaka hakajyamo imboga, akavuga ati twabikaga imbuto mu butaka twageraga gute, ati mu bishanga nibyo biri gutuma tugira ikibazo cy'inzara. Iki kintu kivugaho iki? Nakivugamo koko mu myaka yatambutse abantu bagihinga ubuhinzi bugamije ubuhinzi ngandurarugo, kuko buryo bavuze ubuhinzi ngandurarugo ni ubuhinzi butuma urugo rudasonza, aho habagamo icyo bita washangaga umuntu yahinze amateke, undi agahingamo imigozi, undi agahinga imboga, koko nk'uko bivuga hakabamo rwa ruhahirane, ariko ibyo ntabwo byazanaga amafaranga kuri wa muturage, ntabwo byamuhaga amafaranga, yararyaga akinezeza, akumva yuko mu by'ukuri turabizi yuko ubuzima bwa mbere ni ukurya, n'impamvu ushaka amafaranga ni ukugira ngo ubeho neza, ni ukugira ngo urye. Niyo mpamvu navugaga nti mu bishanga binini hakwiye kuba land use consolidation, ariko mu bishanga by'uduhaga, bya bishanga bitari ku rutonde rw'ibishanga, burya harimo ibishanga bitari ku rutonde rw'ibishanga, bira bishanga bikongera bigasubizwamo mu guhingamo imboga, guhingamo amakaroti, ibitunguru, amashu, biriya biryo bishobora gutuma koko by'amezi 3-2 bishobora kwera vuba. None ibishanga binini rero nabyo bigaharirwa ubuhinzi bujyanwa ku isoko, kuko nanone ntabwo muzahugira kurya gusa, kuko n'iterambere ry'ubuhinzi bwaryo n'iterambere ry'igihugu turabizi yuko ku bukungu bw'igihugu cyacu 38% hafi ku ijana bishingiye ku buhinzi. Birumvikana rero yuko dukoze bwa buhinzi bwo kugarukiriza ku gifu gusa ntabwo bwatuma koko igihugu gitera imbere nk'uko tubyifuza, ariko gihe cyo ngaruka dushanga duto mu rwego rw'umurenge bakwiye kwidentifya ngo nutuhe, bakareba ko dukwiye guhingwamo biriya bihingwa, nibura hakaba n'umuhigo ukavuga uti muri uyu murenge buri kagari bafite igishanga gishinzwe guhingwamo imboga zitandukanye, buri gishanga mu rwego rw'akarere bafite igishanga runaka kikwiye guhingwamo ibihingwa bigamije kujya ku masoko, harimo ibyo muceri, ibigori n'ibindi bino bihingwa bigaragara nk'aho ari binini, ariko ntiwirengagize, nturebe ku isoko gusa ngo wirengagize ko n'abanyarwanda tugomba kubaho kandi tukabaho neza. Noneho ku bigendanye n'ikibazo cy'imbuto cyagiye kivugwa mu buhinzi, ho bihagaze biti imbuto, ngo imyumbati yapfuye, ibigori bazanye bifite ikibazo, ikintu kiriya kibazo kiracyakomeye, kiriya kibazo kiracyakomeye, kuko iyo urebye n'uyu munsi imbuto hafi 60% turacyazivana hanze y'igihugu. Ibyo ubirebera mu myumbati, uretse ko ubu RAB yatangiye gahunda mu nama twagiye dukorana zitandukanye bateganya yo kwiga yo gutuburira imbuto mu gihugu. Ntekereza ko uyu mwaka wo ku buryo bw'umwihariko byashyizwemo ingufu zidasanzwe ku buryo ugiye muceza amayaga icyitwaga umwumbati cyari cyabaye isigamugani. Abantu twe dusigaye dutunzwe n'ifu iva muri Tanzania, ugiye yumva bahimbye amazina ya shira umuteto, kuvuga shira umuteto nuvuga ngo bya bindi wangaga birye. Urumva rero cyari ikibazo bwacyo gikomeye cyane, aho abantu baryaga ibintu by'ibifutazi naho byakorewe byavuye, kandi duteza ko bishobora kuzagira ingaruka ku bana b'Abanyarwanda ejo hazaza. Icyo rero leta nshime yuko yakibonye, uyu munsi ikaba iri gushakisha uburyo iri mu gutunganyiriza imbuto. Ntekereza ko mu mwaka utaha ikibazo cy'imbuto y'imyumbati kizaba cyakemutse, ariko turacyafite ikibazo cy'imbuto ya hybride ku kibazo cy'ibigori gikomeye cyane. Hybride no kuvuga hybride ni biriya bigori
byagiye mu buryo bw'ubushakashatsi bagakora imbuto y'ibigori ishobora kwera ku butaka buto ariko ukagira umusaruro mwinshi. Ziriya rero ziva muri za Kenya, amakampani yo muri Kenya niyo yari yaratsindiye isoko mu gihe gishize. Urumva byanaduteye ibibazo kuko iyo mbuto yatinze kuza, ari nabyo birimo kugira ingaruka kuri iyi season iyi ngiye turimo kwinjiramo, tutirengaje n'ikibazo cy'izuba koko ryabayeho, ariko n'imbuto mu kuboneka mu gihugu yaratinze. Ariko uretse n'icyo, buriya biduma ubukungu bw'igihugu busubira inyuma. Bituma bisubira inyuma kuko amafaranga tuvuga ngo dutumize ibintu, tugerageze gukoresha iby'iwacu, aho ugasanga n'imbuto mu by'ukuri imbuto ni dufite abashakashatsi burya mu gihugu cyacu bakomeye, kandi aho abanyamahanga biga niho n'abanyarwanda biga. Ntago byumvikana uburyo tukivana imbuto hanze muri Kenya n'ahandi. Wajya kureba ku mbuto y'ibirayi, uzi ko muri season ishize imbuto y'ibirayi ariko yari igeze ku mafaranga 600. Bikwereka yuko nayo ubwayo ari ntoya cyane. Ejo bundi twakoze inama n'abatubuzi bibumbiye mu mbaraga mu ntara y'Amajyaruguru, amakampani. Nshime yuko ubu ngubu nibura havutse kampani ishinzwe kubika neza imbuto nziza mu rwego rwo kunganira RAB. Ntekereza ko iyo ni contribution, ntekereza ko imbaraga yatanze kugira ngo turi uburyo twasubiza ikibazo cy'imbuto. Icya kabiri nuko buriya n'imbuto nanone buriya zikwiye kujya muri segiteri prive, zikwiye kujya muri segiteri prive. Leta yigasigara itanga accompagnement, itanga uburyo buri tekinike, ikora ubushakashatsi, ariko leta atari iri mu kubazwa imbuto. Aho turacyafite weakness, ntabwo ari weakness ya leta, natwe ni weakness yacu. Kuko ubu turarwana no kugira ngo dusabe ko itegeko rigenga ubutubuzi bw'imbuto ryahinduka, kuko uzi ko ryasabaga yuko iryari rimaze igihe ryasabaga yuko kugira ngo ubutubuzi bw'imbuto bisaba ko nibura ufite hegitari 5 z'ubutaka. Wajya kureba ugasanga ubuhinzi bw'uyu munsi umuturarwanda ufite hegitari 5 arangana gute. Ahubwo turavuga tuti amatsinda mu rwego rw'akagari, nibura buri kagari haboneke urwego rw'abatubuzi ashobora gutubura imbuto lokaloma aho ngaho, ku buryo wa wundi ujya kuhagura imbuto aba yarebye uko yagiye ikura, umurima yavuyemo, ibiki byose. Noneho za nzego zitandukanye ahubwo zitakaze ingufu ziri mu gukora, ziri mu gutubura imbuto, ahubwo zikoresha ingufu ziri gukurikirana aba baturage. Ibyo ngibyo kandi urwego rw'ubushakashatsi narwo, urwego rwo gusertifia imbuto nziza ube decentralize, bujye ku rwego rw'akarere, kuko ubu ngubu birakemeza ku rwego rw'igihugu kugira ngo batoranye imbuto nzima, bemeze imbuto nzima. Buriya rero bikwiye kumanuka bikajya ku rwego rw'akarere, kuko mu rwego rw'akarere ubuyobozi bwegereye abaturage. Ntabwo byumvikana rero yuko imbuto rero yajya kure y'abaturage, kandi imbuto ari ikwiye kwegera abaturage cyane, ku buryo ku rwego rw'akarere haba departement ishinzwe gutanga certificat y'imbuto. Tukaba tuzi ngo akarere kanaka hari abatubuzi ABCD kandi bemerejwe ku rwego rw'akarere. Baba autorité bo ku rwego rw'akarere bazanabasha gukurikirana wa muhinzi mu buryo busa nkaho ari bworoshye, kandi tutekeze ko tuba dushoboje gukemura ikibazo cy'imbuto ku buryo bugaragara. Nkuko nabivuze rero mu gihe cyatambutse, ndi kukubwira ko utavuga ubuhinzi ngo usiga ubworozi. Turacyafite n'ikibazo gikomeye mu bworozi, aho usanga nta laboratoire ku rwego rw'akarere. Nimba ntibeshya, mu rwego rw'igihugu dufite laboratoire 2 gusa zishinzwe gupima nk'amaraso y'inka nimba zagize ikibazo runaka. Hari laboratoire y'Irubona, hakaba laboratoire y'i Musanze, menya hari ni Nyagatare hari indi. None ukajya kureba ugasanga mu kuvura amatungo abantu baravura bisa nkaho ari nk'amagendo. Araza akareba inka akayitegereza, akayitikura urushinge, ati rwaye iki ngiki. Ugasanga ubwazo ingaruka ziri mu kuzamo ni ikibazo. Ikijyanye na semination cyo ntekereza ko kimaze kugenda gikemuka, kubera yuko abaseminateri bari mu veterinary privé. Ubona yuko cyo mu by'ukuri gishobora kuba cyari umusaruro ugaragara kiri mu gutanga. Ariko ubu ngubu insemination isizweho ingufu cyane usanga ari y'inka.
uribaza se nta insemination y'ingurube zishobora zitari lokale kuko Kisaro ubushize najyanye abahinzi bajya gusura Kisaro twasanze bo batera intanga ingurube abahinzi babyikorera biracyakora na kiriya kigo cyo ku Kisaro ariko ukareba ukavuga uti ni abaveterineri babikora kuki iyo tekinoloji itamanuka ije mu rwego ije ku rwego rwa buri hoya hose ziriya abantu batera intanga z'inka bakafite n'intanga z'ingurube bafite n'intanga z'inka no kuvuga ko intanga z'ingurube ziri Kisaro gusa ziri Kisaro honyine ukareba ugasanga nimba turi gupromotinga ubuhinzi kugira ngo bube ubunyamwuga koko twakagombye kureba muri segiteri nyinshi ikindi nuko mu rwego burya rw'akarere hakwiye kuba plateforme y'abahinzi aho abahinzi baganirira na guverinoma lokale n'abautorité lokale kubera yuko burya budget y'ubuhinzi iri mu karere ariko igeze mu karere kavuze tese ingengo y'imari yatugenewe iri hehe barakubwira bati iri mu murenge wagera mu murenge utese iri hehe bakakubwira ati iri mu kagari wajya kureba mu kagari utese iri hehe ati natwe ntabwo turayibona ugasanga izo nzira ndende harimo ikibazo ntekereza ko iyo ntuza iramutse iriho ku buryo bugaragara iyo Joint Action Forum mbona byagira icyo bikemura kinini abo bahajya bazi nka za dialogue nk'izo ngezo abantu kabazi ngo mu buhinzi mu karere dore byateganyirijwe bizajya ku bahinzi runaka n'abantu bakabasha gukora monitoring tugana ku musozo ni ikibazo cya nyuma kigendanye n'ikibazo cyagiye kivugwa cy'inzara itewe n'amapfa imvura iragwa igatwara imyaka izuba rikava rikica imyaka izo Nyagatare bumvise bavuga inzara abandi bakavuga ko ari amapfa ariko hagaragaye ikibazo cy'inzara iki kintu muhangana mute nacyo nibyo ikibazo bamwe baravuze ngo si inzara ngo ni amapfa ariko definition mu by'ukuri igaragara mu gihe gitambutse cyari kiriho ni inzara kuko urebye neza yaba inzara iturutse ku mapfa yaba inzara iturutse ku biza ariko amapfa iyo yabayeho ikibyara ni inzara iyo nzara rero yabayeho icyabayeho ni ikindi si ikindi icyambere no gukangurira abahinzi gukora ubuhinzi igihe imvura iguye kuyiprofita hakiri kare icya kabiri ni ukudatega ku kirere kuko changement climatique nidukomeza gutya ntaho tuzagera turagerageza gukangurira abanyamuryango bacu gufata amazi cyane cyane nk'ubu ngubu imvura irihiragwa nuzenguruka yeshi nuko tutabonye umwanya wo kujyana kuri tere uzasanga benshi ubu ngubu bari mu kugenda nibura bagura shitingi nubwo bidahenze bambe nubwo yaba ari ntoye ijyanye n'ubushobozi bwa buri wese kugira ngo nibura ashobore gufata y'amazi ikindi nuko akwiye guprofita programme leta yashyizeho buri leta yashyizeho subvention muri gahunda ya irrigation kugira ngo nimba ushaka ibikoresho byo kuvomera leta ikwishyura 50% ni 50% ukayishyurira ibyo rero icyo dukangurira abanyamuryango bacu n'abahinzi muri rusange nuko tukwiye guhaguruka iyo opportunity leta yadushyiriyeho mu by'ukuri tukayikoresha kuko ni ku nyungu zacu ni ku nyungu z'igihugu cyacu kandi abanyarwanda twese tukwiye kumva yuko igihe ubuhinzi n'ubworozi budakozwe neza ni ingaruka ikomeye ku gihugu cyacu reka ngushimire cyane kuri murakoze cyane murakoze cyane yari Munyakazi Jean Paul rero perezida w'urugaga Imbaraga akaba ari no hagarariye abahinzi bose bo mu Rwanda twarimo tuganira ku bibazo biri kuvugwa muri sekiteri y'ubuhinzi cyangwa mu gice cy'ubuhinzi n'ubworozi hano mu Rwanda reka tumushimire rero kuri uno mwanya duhaye General Bonaventure Cyubahiro mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Royal TV